ariko ibyo Dani ibyo bintu byigeze no kumbaho ndara no kuri polisi. Yego njye naraye kuri polisi ubona nasa nk'abanyamerika. Nabona ko nsa nk'abanyamerika. Naho ku musobanuzi w'umuhanga njyewe ntabwo wapfa kumbwira ngo urashaka ko ngukorera filime, kuko ubimbwiye urabizi neza ko nagusaba amafaranga kandi menshi, kandi ayo mafaranga menshi nagusaba wayamera icyarimwe nta n'urumiya wasigarana. Njye ku bwanjye ikibuga ni sawa, kuko njyewe ntabwo ndi mu mubare w'abantu bisuzuguza muri kano gasobanuye. Ku bwanjye bose meze neza ndakomeye, sibyo? Ndetse kuri kino kintu ntabwo nagira umusobanuzi inama. Dani ushaka kumbwira buriya ngo wagiye abasobanuzi bagenzi bawe inama? Icyo nzi cy'abasobanuzi ni badakosora imyitwarire, sibyo, y'ukuntu barimo barakorana n'abadije. Ahubwo kubera iki wowe umusobanuzi mumereza akazi rimwe kabiri gatatu kane gatanu utibaza kubera iki wowe utajya ubasha kubona akazi ko kwamamaza, ahubwo nge nkaguhamagara nshaka kukaguha, sibyo? Dani mu gihe cyose abadije muri inshuti zacu, ariko nanone ntabwo umudije n'umusobanuzi bari ku rwego rumwe. Ariko icyo gihe n'umusobanuzi nabasha kubyakira akabyumva yuko we n'umudije hari ahantu batandukanye, yaba mu mikorere yaba mu mibereho. Uretse ko njye hari n'abandi abadije benshi cyane kurumva nabayeho neza no kurusha n'abasobanuzi, sibyo? Tugezeyo ako kamiliyoneri yasabye bro, jewe 300 barayamaye, kuko 300 uwo muniga miliyoni barayimuha papa. Roki we sinzi aho bamuhaye ngo yangana gati, kuko Roki ego ko bro barayimuhaye. Njyewe kuva icyo gihe ngitaha ngenda nawe yaramamagara ambwira ati prof gwaye mu mutwe. Nkavuga nti ibi bintu ni ibiki Dani? Abasobanuzi dufite akazi keza, dufite amafaranga, nigeze kubikubwira nta kandi kazi ngira, njye ndasobanura gusa, sibyo? Kandi mbayeho meze neza, nubatse n'urugo rwiza, sibyo? Umunsi umwe uzansura mfite n'umugore mwiza n'umwana n'abana beza. Yego Janet ndamuzi kandi na Fei ngo aragukunda cyane. Fei ejo bundi yarabimbwiye. Yego iki yese kandi ntabwo Fei ashobora gutanga filime ngo akoremo akantu, ntabwo bibaho. Ariko nkeka ko Fei biriya bintu impamvu biba nuko ziva kure se cyangwa bakora copy. Ariko no Dani Fei mu minsi yashize twaganiriye waranabibonye. Buriya Fei ni inshuti yanjye ndetse magara. Yes, Fei waba papa. Ya Fei ni umupapa. Noneho Fei ni ukuvuga ngo mu kintu twaganiriye njye nawe Fei abantu basigaye bamugira amashyari menshi. Bimuvugiye impamvu bimuvugiye nuko nzi ko ntacyo yantwara. Nawe afite ubwoba. Ikintu kirenze. Fei afite ubwoba Dani. Utabusya bwita ubumera kuko akenshi ubusya buriya se niba bavuga n'amasaka. Utabusya bwita ubumera. Ni uburo. Sorry, ni uburo. Ubundi se uburo murabuzi? Ariko kubera abuzi bunyamakuru ntabwo n'ubundi nabyanungura Dani ntabwo. Okay, mu byumweru bingahe urumva ko se hari ikindi kintu dufite? Nta kindi kibazo dufite ntacyo. Ariko Dani hari umukobwa nshaka kuzana, nizere yuko utazambuza, kuko uwo mukobwa yarabisabye anansaba ko twazazana kuri Vari. Iyi baramubomoye. Dani reka tumuzane uyu mukobwa, reka tumuzane. Nibavuga ko tubyihorera naribi nzamuhakanira, ariko nibemera ko yego turateganya kuza ngo bita Didier umutwe n'ikundira ngo bangaraza, ntabwo ari gusaba ngo bita Saga mwiza nawe n'ikundira turamubona, abitwa ba 6 abitwa ba Skobu naburinganira.
oya azabizuka rero bari kumbwira garakeniye. Perfect nyiribisi. Ewana kabisa nuwa nahageze naruka ubushize ngo baragutwaye ngo barakuraburije Ibyo kwacha bitamwabiretse mani. Okay, yewe ariko nibyo ndareka tubyihorere ibyo bintu. Ndaho ndashima Imana naribi n'abantu bake barimo namwe Ukibara n'abantu bake. Ariko gushima ariko mu badije niwe nsigaye mbona umuntu yashimira. Abandi mbona barimo baratura bugisha. Imana igufashe, Imana ibigufashemo. Are ibera Briyera. Uriya mumabusha ko nabonye atoroshye Dani. Uriya mumabusha ntabwo yoroshye. Ndashima Imana ariko muri iyi minsi nyine buri Imana yo iteka ryose umuntu agomba kuyishima. Ariko abadije mutubuze impamvu yo gutuma kuyishima bidapfa kutworohera. Mbese mudufasha kurira kugira ngo kandi ubundi umuntu yagakwiye kubyuka mu gitondo ashima Imana, yumva Imana ari umuntu we wa hafi byatanje. Ariko bitewe n'ibintu abadije musigaye mudukorera, shaka mbese umuntu asigaye abyuka arira aho kugira nta gafaranga mu gitanga. Noneho nta mafaranga mu gitanga, heza ubwo muragira ngo dushime Imana Dani wa mipango. Sinjya mbikubwira se amafaranga araboneka, ahubwo ikibazo ni kimwe, ntabwo mushaka ko tuyakira. Yo nje ntari ndashima Imana Dani, ndashima Imana. Mu rugo iwanjye aho mvuka yewe cyabuse koko mani ibyo bintu haritse tukabyihorera. Dani nje mu rugo ni iki ari nawe uvuga mu karere ka Nyaruguru, mbega perfect wa Nyaruguru, mu murenge wa Ruheru. N'umudugudu yarawukubwiye uwo muntu se n'umuntu se nateye inda. Njyewe mvuka hano i Kigali kubera ko buriya amateka aba ari amateka, kuko hari amateka abantu duhura nayo atuma bitari ngombwa kugira ngo uvuge ngo mvuga aha ngaha, kuko kuva njyewe namenya mu Rwanda, namenya u Rwanda nisanze i Kigali, nisanze muri Kigali. Buriya rero ndamutse mbaye nshaka kubeshya wenda nabikorera mu bundi buryo, ariko mu bundi buryo bwose bwo kuba buriya ahantu uvuga ngo narahabaye, nta wavugiye ukahakurira ukavuga ati hano hantu ni iwacu. Ariko nk'ahantu se wenda reka tubare nk'uwa Nyaruguru, uretse ko Nyaruguru njye sinanahaze pe. Nibyo nanjye nari nkubaje ati uwo muntu se wenda yakubwiye ko namuteye inda, akaba bavuga ngo wenda twahuriye muri rogi za Nyaruguru. Yibumurira cyangwa kwirishyana usanga agiye yitwaje nk'izi z'umusitari runaka, n'abajya babikora ku mbuga nkoranyambaga akazitera muri bafite usanga bafite n'ibisiga by'ijana. Barahari benshi cyane, barahari pe. Akibaza nk'iryo zina akaba yagira nk'ibikwenda bibakora runaka bikaba byakora isura mbi, cyangwa ugasanga nk'uwo muntu wenda bisi Patrick kuko yarabishe umuntu wacu muri Nyaruguru n'aha
oya byigeze, ariko ibyo Dani, ibyo bintu byigeze no kumbaho, ndara no kuri polisi. Yego, njye naraye kuri polisi, umuntu yaragiye atuburira umuntu amurya amafaranga ye, yari yaramuriye 150. Barampamagara, bampamagaye kuko buriya leta yacu ifite ikintu bita mbese iperereza, nta muntu warengana, nta muntu warengana. Noneho ku kintu kijyanye na tekinoloji biri ku rundi rwego, nta muntu wakurenganya kubeshyera, biraba bakaguhamagara yego, ariko kama mbaye n'ubundi basanga urengana. Hari n'uwigeze gutera inda, amaze gutera inda, ntabwo ari njye gusobanuza icyo gihe byakoreweho, ariko urabona barabasobanuza ukuntu tubaho mu bwishyu, nta muntu ubutuzi uretse wenda nka Vale Plus, niyo yatangiye kugenda idufata ikadushyira ku mucyo, abantu twese bakatubona. Wajya kumva ngo wenda ngo Perfect ngo yitwa nde ngo runaka, umuntu akaba yizeye ko nitwa Perfect yitwa Ezekiel. Aho ngaho niho byagiye bimenyekanira, ariko ubundi nta n'umuntu wajyaga amenya n'amazina yacu cyane. Hari n'undi musobanuzi wigeze kuba mutipe ewana ngo gukubitira umwana w'umukobwa, amukubita inda y'imanga. Amaze kumukubitira inda y'imanga, yiyise undi musobanuzi, yiyise izina ry'umusobanuzi runaka. Ariko nyuma y'aho ngaho baza gusanga uwo mukobwa naza kubona ko muniga yamubeshya. Iwacu ni Kigali, genda umunyakigali, genda umunyakigali. Ubwo ibindi byo tubyihorere Dani, dore ko nawe wigize gacukumbuzi. Ibindi byo tubyihorere byo kumbaza ngo uvukaye, ushobora no gusanga ndi n'umunyamerika. Dani, ubwo mbona nasa nk'abanyamerika. Nawe ubona ko nsa nk'abanyamerika. Amafaranga arahari Dani, amafaranga arahari. Yego, yabaye iri kugenda gahoro, ahubwo yabaye ndende, abantu batangiye kurambirwa. Bo ikintu kinejeje ni uko bayirambiwe igiye kurangira rwose, bumve batuje, kuko Janaki ni filime ngiye ubundi kubona iherezo ryayo. Ubundi Dani, hari ikibazo gikunda kuba ku bantu bakora amafilime y'iminde cyangwa se n'amafilime y'abagore. Kera najyaga mbabara iyo umuntu yavugaga ngo umuntu runaka akora filime z'abagore, njye ngahita numva ntabwo ari byo, nkavuga ni gute ari filime z'abagore kandi n'abagabo mbizi ko bazireba. Ariko impamvu ya mbere bazita iz'abagore, izi filime nizo filime twakiriramo amatelefoni menshi cyane, batubwira ngo umukobwa akubwira ngo ndagukunda, umukozi wo mu rugo akakubwira ati naragukunze byadanje, nararangiye, narapfuye. Iyo ugize amahirwe yo kubona nk'ifoto y'uwo muntu, uhita ubona ko uwo muntu nyine ari umukozi, ari umwana wikorera mu rugo. Niyo mpamvu buriya niho bahera bazita ko ari filime z'abagore. Uyitangira ubona ari filime itazanaba ikintu kinini bya danje, ariko wajya kubona ugasanga filime babaye uruno runini. Ariko Janaki nanjye ndabizi, kandi buriya Janaki igiye kurangira. Janaki turi mu kwa kangahe hajya? Mu kwa mbere izaba yarangiye. Mu kwa mbere rwose nta Janaki izaba ikiri kubarizwa mu badije, ntabwo izaba igihari. Oya, mu kwa mbere ndetse njye bibaye na byiza n'igihe mbere yawe yaba yanarangiye. Yego, kandi ngira ngo warabibonye, ndimo ndabagenda bakorera amafilime menshi cyane atandukanye, nubwo muri kutwiba buriya rero, ahubwo buriya ngewe buratana umucekeje. Uvuze akantu ngo kukuntu ngo dufata filime ngo filime zikaba ndende, sinumva abadije muvuga ko arizo zibakorera. Ngo abadije zirabakorera amarinki, twe nta nubwo tukijyana amafaranga y'agasobanuye. Buriya ibi byose ubona ukabona ngo uzagakweto nambaye neza ntaribi, n'abantu twamamariza mu gasobanuye. Niyo mpamvu iyo mbashye ngo amafaranga ndakubwira ngo arahari papa, arahari kandi si make. Abadije muri gucuruza amarinki, ngo muri kwicura, reka website se nicyo kibazo. Filime muri kuziba no mu mashine yacu tutanahari. Man, noneho murimo muracuruza amarinki y'amafilime yacu tutari twanasohora hanze. Buriya Dani, bino bintu ni igikabyo, niko umuntu ashobora kubyumva. Ariko abadije mwatwiciye akazi. Buriya abasobanuzi, impamvu muri kugenda mukanabona hari nk'umusobanuzi w'inshuti yanjye, sindi bumuvuge, ariko muri kumushinja kuko nta filime akirangiza. Je filime ndayirangiza.
utarangiza filime ni oya mani reka nkubwize ukuri Dani nk'ibyo bintu bivuze ubu bikuye umuntu wanjye ni inshuti yanjye ariko utarangiza filime ni ikibazo rwose nanjye nzi ntabwo akizirangiza. Okay, ariko rero njye ntabwo ari nashaka kuvuga ari neza kubisobanura none ku ruhande rwanjye bitewe n'ibyo yambwiye utarangiza filime none se Dani uragira ngo arangize filime ati sibyo nta mafaranga muri kumuha urumva wenda ikireho umuco ndetse ko nazaza kuri basobanurira yewe naramuhamagaye turavugana ati gukora ariko ari nera kuri filime yitwa yego yego none batangiye bayikoresha bageze kuri episode yego filime nkigeze gura subtitles nkigeze ubwayo mu by'ukuri irahari online ni filime igaragara yana ariko habaho ibintu byinshi ushobora gutuma bura filime buri imbere cyangwa se babura subtitles kuko wenda kwiga ko filime mu Gishinwa uretse n'abantu bajya bibwira yuko Gishinwa wenda arakizi cya kibi cyo ko watoragura ariko ntabwo ari yego cyangwa se wenda Igifaransa bitewe n'uko yego rero wenda imwe mu mpamvu ituma filime nyinshi zihagarara babashobora hagati yewe uyagiye gukina cyane kandi n'abantu bose bazi n'uwari we wese bituma agira umuhate wo gukora yego yego so rero umuntu araza muri business akakubwira ngo nshaka ukorere filime runaka kubera ko filime yakozwe yego banaho bati tugukorera filime runaka n'ibiri nka kwini kuko ifite episode runaka ntabwo ati tuzaguha na 500 yego ukayikora niwe ifite episode 45 ukagera kuri episode 30 ni 300 yego bamaze kuguhereza amafaranga 1,100 yego wabwira ati se ko mutishyura asigaye yego filime irangira nubwo uri kwikorera nta mafaranga tuyishoramo ari kuboneka yego rero mwe mwishyure barangije proje wenda mu rugero hangizanye mwe ibyo twavuganye hanyuma namwe musigare mwishakira yanyu ugasanga ba bantu bagize gute banze kumwishyura kandi kumwishyura filime akayihagarara yego yambajije ikibazo aranga ati se Dani ubaze ikibazo abaye ari wowe abantu bakamwishyura filime yego bakomeza ukayikora ukayirangiza ikajya hanze amafaranga mwavuganye ataragize gute atabonetse yego ati rero izo kesi duhura nazo inshuro nyinshi yego zishoboka yego ari nabyo bituma filime kuzikora filime nyinshi nkora zigira gute zihagarara ati umuntu araza akambwira ati filime igihe cyangwa filime runaka yiteze n'inyungu runaka kandi kuko yakabaye anabona management yayo ikamunanira ya mafaranga yari yiteze aya Dani reka mubwire bigezemo hagati yego Dani reka ne kuguca mu ijambo ariko buriya wenda ntabwo nshobora kuba icyo kintu narakikuganirijeho ariko mu bintu biri kwica agasobanuki harimo aba badije bari kuvuga nyine ngo bashaka gukoresha amafilime. Icyambere bano badije bari kuvuga ngo bashaka gukoresha amafilime abenshi muri bo ni ibisambo ntacyo bafite sibyo. Donc ni kwa kundi ko kuvuga ngo gihe nshaka kwipevera umusobanuzi hanyuma umusobanuzi abe mu mababa yanjye nzagemera nkaho azajya nyina anytime namukenera azajya mfasha sibyo ibintu nk'ibyo ngibyo. Iyo niyo mpamvu iri gutuma ubundi n'akazi ke cyane gapfa. Ubundi kubasobanuzi b'abahanga nkanjye bubiranagoye kugira ngo soko niyise umuhanga byananje ariko ndi nawe kuko buriya ndi nawe kuko ndi n'umuhanga ndabyiyemera ngyemeraho. Ariko noneho ku musobanuzi w'umuhanga njyewe ntabwo wapfa kumbwira ngo urashaka ko ngukorera filime kuko bimbwiye urabizi neza ko nagusaba amafaranga kandi menshi, kandi ayo mafaranga menshi nagusaba wayamera icyarimwe nta n'urumiya wasigarana. Basigara ari we bavuga urengana yabo. Yego ubwo burwayi ntacyo cyuzirimo. Warumbaje ngo mukanya ngo nurukaye
buriya Dani reka mubwire buriya ikintu utaruzi kumbaza ngo ngende urukaye ukazajya iwacu ukajyayo ugafata ubutaka bwaho ngaho ukaza ukavuga ati ni perfect tayari ngiye kumujuju papa reka ntuzongere kumbaza icyo kibazo ikibazo gihari kumvikana ko cyangwa se niba nabonye ubwikore cyangwa se niba ari nk'inama wenda twaganye ko nawe urumva uragiye gufata amanota kuvuga ngo wenda tuganire yego kandi ati umwanzuro nafashe nuko nta muntu uzongera kumbwira ngo kurera filime atari bugishyira amafaranga yose yes ati hanyuma kandi nawe twavuganye byose ntabwo ati jewe filime nzayikora hari episode nini zigera muri yego ngiye nzayikora nyikuzanira yuzuye niba episode 100 nzigwe zawe nawe nyishyura amafaranga yose oya mati ngenda ntangira gukora ko yarayama yego nikore nyikuzanire nyikwereze yuzuye mu kwezi kibazo icyo ushaka yaguhombera yakungukira ahubwo nk'uko byabizi kuvuga ngo dukore filime ugiye gusura mu kintu utabona kare yego ariko ubundi idageretse ubundi usanga nta kibazo cye yakoze filime aranayirangiza jewe arazirangiza ukuyemo izo zabo ba DJ baba bamuhaye jewe impamvu ituma mbivuga hari filime twe twakoresheje icyo gihe ari indi muri Innovation tugira muri Innovation filime zose twamuhaye yarazikoze kandi yarazirangiye ariko Innovation mwishyuraga neza Innovation mwari mufite n'amafaranga kuko ngira ngo nabakoreye filime 3 zose Innovation mwari abagabo ntabwo mumeze nk'abo bari ho Dani amafaranga yose yuzuye n'amakorwa yasize yego cyangwa se umwe wayi sobanutse yayi yego karame ni sha nje rero Dani nibyo nahereyeho nkubwira nje ku bwanjye ikibuga ni sawa kuko njyewe ntabwo ndi mu mubare w'abantu bisuzuguza muri kano gasobanuye sibyo ntabwo ndi umuntu wahamagara ngo umbwire ngo ufite 5 ngo nkorera filime ntabwo bishoboka sibyo ikindi nanone nta nubwo ndi n'umuntu wahamagara umbwira ngo nkorera link ya filime uyimereze nk'uko nzi ngo abasobanuzi iyo buri nahoze mbyumva icyo babivuga ngo hari abasobanuzi bahurira nabo ku malinki je ntabwo ndi buseke bari abasobanuzi bahurira nabo ku malinki buri muntu wese agira ukuntu akora akazi ke ibyo ni ibyabo ariko ku bwanjyeho nta muntu wakumva ngo nakoreye link ngo akiramereza amafaranga nta n'umuntu wanakumva ngo yamaye amafaranga 2,000 cyangwa 3 cyangwa 5 ngo mukorere filime nabyo ntabwo bishoboka ngiye ku bwanjye bose meze neza ndakomeye sibyo ndetse kuri kino kintu ntabwo nagira umusobanuzi inama Dani ushaka kumbwira buriya ngo wagiye abarisobanuzi bagenzi bawe inama icyo nzi cy'abasobanuzi niba badakosora imyitwarire sibyo y'ukuntu barimo barakorana n'abadije sibyo bemera ko abadije babasuzugura bakabafata uko bashaka bizakugora no kugira ngo umusobanuzi atunge telefone nk'iyi ntunzi bizagorana ariko nibabasha kwikosora erega buriya Dani mbere na mbere abasobanuzi turatinyitse sibyo turi n'abantu badatinyitse ku rundi ruhande gutinyika kwacu nitwe tubigiramo uruhare sibyo kuko nanone umusobanuzi niba ati kuninya Dani ubusina nigeze kuguhereza urugero ndakubwira ni nshobora nje nawe guhurira ahantu Dani uzabaze nshobora kubwira nk'abasobanuzi bagera nko muri 5 nje makaze ko kwamamaza urumva nje nkabona akazi ko kwamamaza ngakabahereza ahubwo kubera iki wewe umusobanuzi mumereza akazi 1 2 3 4 5 utibaza kubera iki wowe utajibasha kubona akazi ko kwamamaza ahubwo nje nkaguhamagara nshaka kukaguha sibyo Dani mu gihe cyose abadije muri inshuti zacu ariko nanone ntabwo umudije n'umusobanuzi bari ku rwego rumwe ariko icyo gihe n'umusobanuzi nabasha kubyakira akabyumva yuko we n'umudije hari ahantu batandukanye yaba mu mikorere yaba mu mibereho uretse ko njye hari wenda abadije benshi cyane kuri ubu nabayeho neza no kurusha n'abasobanuzi ariko ibyo byo wenda biterwa n'imigisha Imana igenda iduhereza kuba ndusha ubayeho mu nzu nziza ukaba ufite imodoka ukaba ufite iki ntabwo biri buze gusobanura ko natinyitse reka nguhe inkuru nigeze kujya gusaba akazi hamwe n'umusobanuzi nari buze kuvuga izina turagenda
buretse gatoya ntari binanabikubwira. Umusobanuzi tugiye gusaba akazi nsaba 300,000. Oya ntabwo yatse bitatu. No, ntabwo yatse bitatu. Ahubwo yatse miliyoni. Dore ikintu cyanangaje. Twese twarasohotse nge nawe. Ni na mushuti wawe ndaza kumukubwira mu gikari. Twarasohotse hamwe. Sibyo? Usatangizwa n'inyuguti ya sa. Nubyuzuze ndakwinginze kuko nubyuzuze uraza kumbereye babisi. Yego ni babiri. Ntabwo ari babiri kuko na Sikofu nawe atangizwa na Nasaga. Ahubwo rero muri abo ngabo rero harimo nawe muri abo ngabo uhita ushyira ku rwego uhita wibaza ngo ninde muri abo wasaba miliyoni yagiye kubaza. Sibyo? Tugezeyo ako kamiliyoni yari yasabye bro. Jewe 300 barayamaye kuko nagiye gusaba. Twari turi gukorera GIZ iri gutanga ubutumwa muri icyo kiraka na Ruki yaragifitemo, nanjye nari ngifitemo. Bamaye 300. Uwo muniga miliyoni barayimuha papa. Ruki we sinze bo bamuhaye ngo yangana gati kuko Ruki ko bro barayimuhaye. Ncewe kuva icyo gihe ngitaha ngenda nawe yaramamagara arambwira ati prof gwaye mu mutwe ati wa muginga we bamaye akayemu ati bafu murimo muratwangiririza akazi kuko nubwo yabimbwiye naragiye nyine ariko kuko mbitekerezaho ndavuga ati ko uriya muniga yego koko cyakoze andusha fame burage ntabwo ndi umuntu ukunda kwiyemera. Uwo muniga mu kibuga andusha fame uretse ko atajya akunda gukora cyane ari wa muntu ushaka gukora film nk'akamaro kundi kwezi adakoze indi ariko andusha fame. Ariko muri icyo gihe barayimuhaye kinyerera turataha nanjye ku 300 kandi nanjye numva nishimye. Ariko kuva icyo gihe namenye ubwenge ndavuga ni koko aka gaciro tubaye tukihaye amafaranga yaboneka. Ariko ikibazo ntabwo basobanuza bya agaciro. Urajya ahantu ugasanga ahantu uri gusaba 100,000 maniga wari gusaba inote y'5,000. Ako kazi kakazakorwa gate? Ayigo wabo nigarami mani reka nkubwize uko Dani reka nkubwize uko abasobanuzi turatinyitse kandi muri kino gihe turi no mu isi ya entertainment. Sibyo? Kandi turi n'abantu tuvuga ibyacu bikagera kure cyane. Babavugaho hari no waje wundi wamamagaye ambwira ati kubera iki wamvuzeho sinzi hari umuniga uherutse gukoresha igitaramo nako nuza ikiganiro avuga ku musobanuzi umwe. Umusobanuzi yaramamagara arambwira ati kariya kajinga nk'ubu kamvugagaho ngana nako meze nkako. Kandi okay nanjye reka nababwira iyi niyo content kuko none nta nubwo twananirwa kubavugaho. Ni nayo mpamvu buriya usigaye wumva nkunda kuvuga najya kuvuga nka Bi Dagrete nkavuga ngo Bi gusa iyo Dagrete sinyi urumva ubwo rero niho mitamera natangira nkavuga ni ibi bintu ni ibiki. Dani abasobanuzi dufite akazi keza dufite amafaranga nigeze kubikubwira nta kandi kazi ngira genda sobanura gusa sibyo kandi mbayeho meze neza nubatse n'urugo rwiza sibyo umunsi umwe uzansura mfite n'umugore mwiza n'umwana n'abana beza. Urumva rero ubwo buzima bwose babona nta n'ikintu mbaye ahubwo ndiryamira icyamamare nabyuka ngasanga nkibambura nk'umwami nkifatira mikoro nkisobanurira ayanjye akinjira none muhura gihariya mugasobanura nta mafaranga bamo gute se aganira n'umusore bita Stephen yego ambwira ati abahungu rero ko bagasobanura nta mafaranga kuki batakarika Dani kuki batakarika yego ati bazabiretse tukabyigomera mutwe. Ariko Dani uzi ko kano gasobanuye ariko kazi nabonye uri kubushize ubwo nari ndwaye namaze amezi 3 ndwaye ntanakora bro none se mbonera agaciro kagasobanuye uzi ko agafaranga kazaga kuri telefone nicaye najya kumva wumva ngo tu bafe ngaye mutinga nimubwira ko ndwaye araza kubirika yashyireho ndashye dukore sibyo none nahise mbonera agaciro k'ikintu bita agasobanuye. Ariko ikintu nemera cyo ni kimwe hari abasobanuzi nyine batari abasobanuzi ibyo sinananirwa kubivuga muri kano gasobanuye nawe uri umudije urabizi
ni ukuvuga ngo hari abasobanuzi batari abasobanuzi muri kano gasobanuzi. Abo rero bazakomeza barire n'Imana izaza barira, sibyo? Niba na ngombwa banarimbuke kuko abanyamaganya ntabwo bazajya mu ijuru. Umuntu w'umunyamaganya ntabwo azaritaha. Uye Imana ibikeneye ko tugira confidence kuko Imana yaturemanye igitinyiro. Icyo gitinyiro rero nukiyaka icyo gitinyiro, urumva? Reka nkubwire Dani, mu minsi izaza nzajya kugurira isamake, aho ngikunda nzahagutamo igisamake. Hari ibisamake bita terapiya nabonye ari byiza cyane, nzakujyana njye kugura agasamake. Amafaranga arahari. Ariyo n'abakunzi ba Vare bitwa ba yego. Janet ndamuzi. Kandi na Faye ngo aragukunda cyane. Faye ejo bundi yarabimbwiye. Yego. Ikihe se kandi? Ntabwo Faye ashobora gutanga filime ngo aburemo akantu, ntabwo bibaho. Ariko nkeka ko Faye biriya bintu impamvu biba uko ziva kure se cyangwa bakora copy. Ariko no Dani, ubwo zishatse kubwira ko umuyaga uzihura. Ntabwo umuyaga uzihura. Ahubwo Faye downloadinga filime, ngira nimba warabonye filime Faye akora ziba ari nziza zinaremereye. Bashobora kohereza nka filime si filime ifite A na B na C, ugasanga B ni ikibazo nyine kugira ngo bazasore foda yiwe ya filime hari akabazo karimo. Ubwo nyine icyo gihe ugomba kumenya ngo yigurira kuna banyagiye. Ariko Faye kandi abayazitanze ngo ari nzima. Faye mu kintu mu minsi yashize twaganiriye waranabibonye. Buriya Faye ni inshuti yanjye ndetse magara. Noneho yahinduye izina siyitwa ngo Faye w'abapapa. Yes, Faye w'abapapa. Ya Faye ni umupapa. Noneho Faye ni ukuvuga ngo mu kintu twaganiriye njye nawe yanambwiye ko rwose nta nubwo muzigiye kuzajya mwicara, agiye kuzajya bayi filime ubundi munananirwa. Munaruhe mwebwe mugiye kunanirwa. Kandi yananyemereye yuko nazi Kigali ari mu minsi y'imbere kuza kusura, azaza twikorera ikiganiro, tuzaza kuri Vare ubundi tumena umuceri. Kuko Faye nawe abantu basigaye bamugira amashyari menshi. Ndabimuvugiye, impamvu mbimuvugiye nuko nzi ko ntacyo yantwara. Nawe afite ubwoba. Ikintu kirenze. Faye afite ubwoba Dani. Faye se yarayariye. Naringeze ngo Faye yarayariye. Akamarayika. No kuri Instagram umuntu ariho. No kuri TikTok ari. Yitwa Faye presentation. Ariho. Nje nabanje no kugira ngo ni. Umukiri ufite umuda. Uzi ko twari dufitanye gahunda Faye y'amafaranga. Faye nkamwandikira kuri iyo TikTok ye. Mubwiye ati Faye y'amafaranga se ko nshaka kuyaguhereza amaye nimero yawe. Umuntu gahita nsubiza ayo mafaranga yohereza. Sibyo? Sanga siwe. Nabimenye nyuma. Umuntu w'umukire nashatse niyo kukugeza nawe rugana runaka. Yari wa mafaranga kubyitirwa Faye. Ariko Dani abahereje bombi 300 umuvandimwe wo kuri Instagram ati amafaranga ndibu yakire azamwamamariza. None igitangaje abantu banega bo kuri izo mbuga waruzi ko baba banakurikiranwa kuturusha se. Giye baba banakurikiranwa no kuturusha, baba banafite imbuga nkoranyambaga ziri hejuru cyane. Gusa nyine twabihandurinze nyuma hariho n'urugiye kumuhangikira ka yarangira bari kuvugana neza, bari no gukorana. Yego. Ariko yazaza ngame n'umucira kuko byose byagiye. Yego. Dani amafaranga turayafite cyane. Ngiye buri inshuti zanjye icyo nkundira nuko n'abasobanuzi b'inshuti zanjye ari n'abakire. Abida Great bura mwasobanuzi mfite mu Rwanda mvuga ngo aba ni inshuti. Bida Great na Faye. Bida Great na Faye bari abantu ni inshuti zanjye. Ni inshuti zanjye cyane kandi bafite n'amafaranga. Ariko Dani ko tuzi Bida Great yamishe kugura agafata. Akangahera atarimo kumusebya se nuko nese undi kumusebya hejuru iki. Bida Great yamishe agafanta kwa akangahera agatanu. Bida Great kwa agatanu ntakandagira n'uke
ariko we Nyarugenge ku basobanuzi uba ubona ari ahantu Dani nanjye ari igihe uzajya kubyuka wumve ngo nagiye Nyarugenge ku basobanuzi cyane ukuri ibyaro nibyo sawa uzi ko hari n'igihe na hano muri kamera mba ntekereza ko hari igihe babucishamo bukangeraho bavuga mani bano batipe none bafite utumanyeri mu kuroga bagufitiye akantu bita utumanyeri papa Dani jya wituriza utabusya bwita iki abwira utabusya bwita ubumera bande buriya rero abadije namwe musigaye muvumbuza abadije musigaye muri abavumbuzi uwo mugani ni sawa cyane ariko utabusya bwita ubumera kuko akenshi ubusya buriya se niba bavuga ni amasaka utabusya bwita ubumera ni uburo ni uburo ubundi si uburo murabuzi abana b'ejo bundi ntabwo muzi uburo ariko Dani buriya wowe ni uri mu myaka nka 20 ntabwo waba uzi ibiriro z'amazu ubundi si ubwo urusyo uraruzi ingasire urusyo cyangwa kubera ko wize ibintu by'ubunyamakuru ngo wasanga tayari ugera yego oya iyo umuntu akoresha oya ahubwo wowe nukureba ku mbuga nkoranyambaga babona Dani w'umwana Dani buriya tugiburana bwa mbere duhura no bwa mbere najyaga nibaza uyu mwana araza kugira ibibazo ambaza arabibona imbere hagati y'imyaka 5 Dani sha tubyihorera ibyo bintu by'imyaka ndabizi ko uri umwana w'ejo ubundi mwebwe tubita ko muri aba Gen Z twe turi aba Boom Z twe turi aba Boom Z muri saa 80 ubundi hari aba Boom Z hari nabo bita aba Boom X akaba n'aba Gen Z rero twebwe turi aba Boom Z ni ukuvuga ngo aba Boom Z twebwe igihe twavukaga haga amatara yarahari rimwe na rimwe n'igihe twagendaga tukifatira udukoma ubwo so uzi gukora kenda ko mwikoma ntakoze Dani ubu se urushinguzi icyo ari cyo Dani urushinguzi icyo ari cyo urushingo ntabwo uzi no kuruvuga urushingo uzi icyo ari cyo Dani urushingo rero ni umuriro ni uburyo bakora umuriro bafashe agati bakagenda bazengurutsa gutya mu kandi gati ukatsa umuriro turi aba Boom Z rero ariko kubera buzi bunyamakuru ntabwo n'ubundi nabyanungura Dani ntabwo okay reka mbyemere ariko Dani rwose reka tubyihorere nako yego nyiri bisiga oya ndavuga muri Perfect Entertainment yes hari amakuru avuga ko mwina kuzana n'umusobanuzi yego nibyo cyangwa cyane rwose tugiye kuzana umusobanuzi bihenze bite kuzana umusobanuzi kuzana umusobanuzi wacyura twebwe icyambere ntabwo tuzana abasobanuzi badidimanga oya ni ukuvuga ngo umusobanuzi wo muri Perfect Entertainment yabarenze sibyo nkuko n'ubundi wumva ngo Perfect Entertainment fair presentation n'ubundi kuba uri inshuti yanjye The Great Entertainment ugomba kuba uri umuntu urenze azaba ari umuntu mwiza urenze usobanura neza asanzwe azwi cyangwa mu cyari oya ntago asanzwe azwi ntabwo ngiye nazana umusobanuzi usanzwe uzwi kuko nta kintu naba mufashije Dani wakoze cyane mbere na mbere mwihanganisha nibwo bwa mbere ngeze kuri iyi Valley Plus ariko ndakwihanganishije cyane ariko mpamya neza ko ikintu nakuboneye nuko usenga yewe urasenga nta kindi mu byumweru bingahe urumva ko se hari ikindi kintu dufite nta kindi kibazo dufite ntacyo ariko Dani hari umukobwa nshaka kuzana nizere yuko utazambuza kuko uwo mukobwa yarabisabye anansaba ko twazazana kuri Valley
abwira ko ari abakobwa bakomoje iyi baramubomoye nawe washyigikiye Dani reka tumuzane uyu mukobwa reka tumuzane muri comment abantu baza kubivuga nibavuga ko tubyihorera narebe nzamuhakanira ariko nibemera ko tumuzana uzareke tumuzane ikaze tw'ukuntu byagenze abanze atatura kubita agashyi ko kunda abasobanuzi bamuteye barabikoze bacanye itara cyangwa ryari bijimye yego baraza kutubwira hanyuma abakunzi ba This African Location cyangwa se ba Mari Plus mukomeje kudusaba abasobanuzi reka tubizeze ko tugiye kubazana turateganya kuza ngo bita Didier Umutwe n'ibidukundira vuba aha ngaraza abantu bari gusaba ngo bita Saga Mwiza nawe n'ibidukundira turamubona abitwa ba 6 abitwa ba Skovu naburinganire oya azabizuka garakeniye amuki mukanyira kanyenyeri abantu bose muri gushaka tuzabageraho mu byangane urumva ushobora ko kimwe kimaze gukora ari ikiganiro cya karindwi ntabwo abasobanuro bose bahita bazi icyarimwe ariko bose nzabageraho bose basaga ababuringanire ba Skovu abitwa ba Yakuze tuzongera tuganire so rero ibiganiro byacu nakagaruka icyo bisabira kubana natwe gukora subscribe mukora share ibiganiro byacu nakagaruka murakoze cyane Dani abantu banjye ndabakunda abatanze ibitekerezo kuri Janaki bose nabibijeje ntabwo tuzarenza mu kwa mbere ikindi nanone abantu mukeneye kwamamaza kuri filime zacu nimero yanjye ni 078 755 10 721 ariko ntakazagira umamagara mbwira ko nkunda ibyo ntabwo njya mbere oya bajye bambwira yuko bamfana buriya gufana no gukundana biratandukanye wakoze cyane namwe mwakoze kudutumira kabisa